Abana bo kwa Pascal akanyamuneza ni kose. Hagati aho Mutesi mu cyerekezo gishya cy'ubuzima. N'urunana. Uravugisha ukuri Muti? Ni ukuri nta n'igitonyanga Beni, erega narakize neza. Mana we, uri igitangaza pe. Murumuna wanjye yaraye nta kintu yibinze none ntiyiyanduje ni ukuri. Nari kwiyandiza gute se kandi mbishaka nkajya kuri toilette nk'abandi bantu basanzwe. Ongera wiryamire Muti, ongera wiryamire rwose Imana ishimwe gusa nta kindi navuga. Sinongera kuryama Beni. Uzinduwe n'iki se kandi? Ngiye muri niba ture gushima Imana. Wowe Mutesi muri niba ture? Cyane rwose Beni. Muri iki gitondo nzindukiye mu rusengero gushima Imana yo gahora ku ngoma kuri ubu buzima bushyimaye. Ni ubuzima bushya ni ukuri Mute, kuko wavuga ko imyaka umaze urwaye fistile wasaga n'utakiriho ntiyababeshye. Ntiyababeshye mwana wama, inshuro nashatse kwiyahura ugira ngo zirabarika. Narihebye ndiyanga, nshaka urupfu ruranyanga neza neza. Imana niyo gushimwa koko Mute, nubwo ntari nsanzwe nzindukira mu rusengero niba ugiye nanjye ndabyuka ngo uherekeze pe. Urakoze muvandimwe nkunda. Ni ukuri merekeza kuko ubuhamya bwanjye urabuzi neza. Nta mpamvu yo kutagufasha gushima Imana Mute. Nanayishima ku giti cyanjye kuko agahinda kawe ndakazi mwana wa mama. Ahubwo se Beni, ndakumva. Wabyutsa musaza wacu tukajyana. Sinzi ko Feliciane yakwemera kuzinduka gutya Mute. Ndabizi ko yikundira ibitotsi bya mu gitondo, ariko se ntiyakumva uburemere bwo gushima Imana yamfashe gukira fistile kuruta uko akunda ibitotsi bya mu gitondo Beni. Genda umubyutse ubimubwire wumve icyo abivugaho, ariko unamwihereye tukigendera ntacyo byaba bitwaye. Cyori, mukobwa je, ibi mbona ni ibiki? Ni ibikoresho by'ishuri papa. Wambonye papa nzajya njya kwiga metse agakapu keza mfite n'ikaramu ebyiri. Ndabona musirimutse wa, ngaho mugende mwitegure muze mujye kwiga. Kuri pe, niko se mukobwa je. Si wowe mu kanya wirizaga ngo nta mafaranga ufite? None se haraho ubonye nayaguhishe Pascal? Ayo waguze amakaye, amakaramu n'ibikapuzi. Urabona amafaranga agura amakaramu, amakaye n'ibikapu baheka nayakura he Pascal? Nize ndakubaza nawe ukambaza. Nibyo bahawe n'abakire duturanye Pascal. Ni nyense wabaguriye se? Yabaye muri mukazi we Devota, ngo abisabwe n'umukobwa we Rinda. Ni ukuri burya abakire bagira umutima mwiza. Byari ko ntagaze y'abanyese no kuntatuzira. Ahubwo suzarangiza gukora mu gishanga byari Pascal. Yewe gikonkwa nicyo gukora amaryataka twatsindagiye mu gishanga rwose naraye nkirangije. Ahubwo uyu munsi ndashaka kuruhuka pe, mumbabarire nduhuke kuko cyari kinsizemo imvune. Atari wowe nabwiye nticyo kiraka cyo kwangiza ibidukikije tukire ko kanga Pascal. Ukananyemeza ko wasanga amategeko yino yo kurengera ibidukikije atandukanye n'ayi wacu. Isomo nararibonye rero. Umva ubu ndatonekara umubiri wose n'ukuri. None ngo uraruhuka uzi neza ko umaze iminsi uko rudahembwa. Ubwo se uraruhuka inda z'abana bangahe ugomba kugabura ziruhuke? Icyo nicyo kibazo. Ugomba gukora rero. Umva ikindi ahubwo Pascal. Ugomba gushaka akanya ukajya kwa Shyaka. Ukabashimira we n'umugore we n'abana babo kubw'ineza bagiriye Muzara na Kazehe. Birakwiye n'ukuri. Umva ni byiza gushima umuntu ineza kugiriye. Kandi rero buri ibyo babakoreye byatumye nunguka agatekerezo. Agatekerezo kameze gute se mukobwa je? Nawe urabibona bari abantu nabakire cyane. Umugabo n'umugore bakora ku kigo nderabuzima bombi bagahembwa akayabo. Umva urugo rwabo se ntiro bigaragaza. Ndagira ngo nujya kubashimira unabasabe ko bakwegukana abo bana burundu. Ngo iki mukobwa je? Simvuga kwegukana byo kubitwarira kuko Muzara na Kazehe nibo bamfasha imirimo. Ariko nyine inshingano zo kubitaho nko kubambika, kubagaburira, kubarihira amashuri bakabibakorera. Mbese bakabatera nkunga babo. Mukobwa je. Ibyo bintu urumva bishoboka koko? Ariko se we hari uwiyi mu mwima hari cyangwa hari itinyi itarungurutse. Ubisabe bifatira icyemezo. Ariko ibyo bakoze ni ikimenyetso cy'uko babyemera. Yes Bushombe. Aha nahese ko wagize ikirere no mwotsi wa moto yawe Busho. Ariko nkubaza sha William. Ubundi moto yanjye buyishaka wiki koko? Aya, ukwiye kuzayijyana kumukanishi pe. Uturukiriye umuntu wese akamenya ko ari wowe kubera umwotsi. Icyo nicyo duhagarikiye William, gusebya moto yacu. Si uduhagaritse kankwa. Ndamubonye ndahagarara. Ndagira ngo ninkugezaho ugiye rwose ngarure moto yanjye nyimuhaye yose. Ndayogereza ese Busho. Ku kinamba cyawe yari hepfo se mu gishanga ntukihogereza? Ikinamba cyanjye baragifunze. Haragifunze burundu rwose. Koko.
bagushoboje ikira ko bakubuza kwibunzabunza iminsi mike ugasubirayo ubu noneho byagenze bite? ubu sinakwibeshya busho nzarya duke nkuye mu bunyonzi mu gihe ntarabona ikindi nkora rwose. Barakushoboye ariko rwose ngiye ndibaza ikintu baguhangamuje rwose kikanyobera. Igihombo busho. Ngo igihombo? Nahembye Pascal amafaranga menshi amena itaka mu gishanga ngo nagurira parikingi. Ibyo ndabyumva. Ubu ndeba amaze iminsi ntakora nkorana nawe gusubiranya kiriya gishanga. Nyuma y'ibyo kandi gitifu yambwiye ko nibongera kumfata mpogereza ibinyabiziga bazamana bikomeye. Se nuko bimeze? We umushinga wa rero ukaburahombye sha rwose uburahombye pe. Niko byagenze ko nawukoreraga hatemewe nyine. Gusa si amaboko yanjye baciye si n'umutwe. Ubu natekereje indi business ngomba gukora. Business imeze gute sha ubwo William? Ariko se busho ubu wowe na William murabona mutanesha igihe koko. Ariko reka nyibwirire atanyibwirira William wasanga nanjye mbyungukiyemo. Mubwire umushinga wanjye rero ejo utangire kuwushyira mu bikorwa rero. Niba udashaka kunjyana aho ngiye mbwira nigendere n'amaguru busho wabanje ukangezayo ukagaruka kwiga iby'imishinga yawe na William. Ariko ubwo waretse akabanza akanyibwirira koko. Uzahumenya nawe utangiye busho uzahumenya nawe utangiye. Ugira ngo se shandicara mute sinshaka gutinda rwose nuko namenye ko wavuye kwa muganga nkavuga nti reka nze mbanze nkusuhuze nkubaze n'amakuru. Amakuru ni meza ndashima Imana bikomeye undi umukobwa utarwaye fistile. Yo sha Imana ishimwe nukuri sha mute Imana ishimwe nukuri gira neza. Sha igira hino nguhobere we ari kumana mute wakize fistile koko. Nukuri n'ubuhamya bukomeyanye ndaryama nkashigukira hejuru nekereje ubuzima nanyuzemo nakwikora nkumva singewe. Sha birumvikana pe. Ubu rwose ndamahoro umutima wanjye urakeye nubwo Petero waneje ibibazo yaneye umugongo. Haguma ubuzima muti ibya Petero byibagirwe rwose utekereze ku buzima bwawe. N'ubundi nicyo cyemezo nafashe nubwo bitoroshye kwikuramo umuntu mwakundanye mukanyurana mu bibazo. Mute njye ukubwira ibi navuga ko ari amahirwe nagize kubiye fistile ntarayirwaye ariko nagize ibibazo byo guterwa inda nkiri muto nkawe. Ndabizi watangaga ubuhamya bw'uko wabyaye Lopez kandi ikibazo cyanjye gisa n'icyawe cyane mute kuko nanjye nahitewe no gukundana na mugenzi wanjye twiganaga. Nabayeho nihebye niyanze ariko mfatiye icyemezo cyo kureba imbere ngasubira kwiga nabaye umuntu mushya pe kandi nibyo byangize ubundi b'uyu munsi. Ubu se nanjye mutese nziga mbona akazi keza nse nk'umukobwa mwiza nk'awanye. Ubuzwa n'ikizi ushobora no kuba umuntu ukomeye cyane ahubwo utari umukozi usanzwe nka Nyensi. Ariko hari ubwo nakize fistile ibintu byose birashoboka nako wasanga hari impamvu nagerageje kwiyahura simpfe. Igihe cyose umuntu agihumeka ibintu byose biba bigishoboka mute ariko akabigiramo uruhare. Ubu ushatse gusubiza ubuzima bwawe mu icuraburindi wabikora unashatse kubumurikira urwo rumuri warubona kuko byose biri mu biganza byawe. Anye Karame gusubira inyuma byo ntibishoboka. Ngiye mutese sinshobora kubona nyize fistile ngo agire umusore cyangwa umugabo wongera kunshuka yaza yitwaje urukundo yakitwaza amafaranga n'ibindi byose bashukisha abakobwa ntibishoboka. Ni byiza ko wigiye ku byakubayeho mute. Narize nukuranye. Ibyakubayeho rero byakwigisha abandi bana b'abakobwa yewe n'abahungu kugira ngo batazagwa mu mutego nk'uwo na Petero mwaguyemo. Mana we nta mwana w'umukobwa nakwifuriza gura n'ishyano nawe naryo ngo ni fistile. Urumva ushobora gutanga ubuhamya bwawe kugira ngo bufashe urubyiruko se mute ukababwira ntacyo usize inyuma kugira ngo bafashe kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe. Ariko se ubundi n'urubyaro rwawe mwapfana igitego kutumva shyaka barabizi nanga umwana ambwira ntiyumve. Njye nabyumvishe kandi nakarabye mama. None se ngiye sinahise nkaraba intoki tuvuye ku ishuri. Ukumva ko ugomba kurya utongeye kuzikaraba rero? Nuko mama kabya nta mwanda nigeze nkuraho rwose papa. Ndavuze ngo karaba rero kuko nutazikaraba neza ibyo gi ntaryo uri burye. Ngaho tega musukire. Ubwo nubona ico ricuncumutse ku ntoki zawe koko ari uyu mwanda wose washakaga kuburya mwana wa? Sinayenzi ko ari ukuzisa papa njye nabonaga zitanduye. Nizere ko ubimenye rero ko ari ngombwa gukaraba intoki igihe cyose ugiye kurya rero. Abimenye byandike muri we ko kizira kikaziririzwa kurya adakarabye intoki kuko bituma ry'umwanda wamutera indwara. Nukuri sinzongera mama. Ntuzongere rwose. Ngaho umukobwa mwiza genda urya igi ryawe ubundi papa bafashe gukora wo muwaka nanjye mbe nkwakwanya hariya mu gikoni.
ni amahoro se ko tugendereye bwije Pascal? Ni amahoro rwose, mva ibintu n'ibizima pe. Nzanwe no gushimira, ndabashimira cyane kubw'ineza mwatugiriye rwose, mukagurira abana bacu ibikoresho by'ishuri. Murakoze gushima Pascal. Ni ukuri sinzi uko nabashimira, ni impamo y'Imana muri abantu. Sigaho udapfukama Pascal. Yego, ubwo se wari upfukamishijwe n'iki? No kubashimira umutima w'ineza mufite muganga we. Nta mpamvu rwose, kandi nabyumvise ko wadushimiye. Umva, muri mu bakire bake beza pepe. Ni ukuri uwo mutima muzawuhorane muganga we. Umva, ngira ikindi nkwisabira se? Iki se kandi Pascal? Murabizi ko muturusha ubushobozi, kandi nako muri abakire pe. None ko mwakoze cyane, buriya nta kuntu byakomeza ni ukuri. Muzaruriya nakazihe mukabadufashiriza ibirebana n'imyigire byose mukajya mubibakorera. Utuki Pascal? Nyine ibyo bikoresho babikenera mukabibaha, ya mafaranga ku ishuri babasaba y'ibirebana no kurya, umusanzu w'umubyeyi, mbese kugeza barangije na za kaminuza byose mukabimenya. Ndabibasabye rwose. Pascal na ni wowe nibyo ni ukuri. Herega muri abantu beza, kandi ndabizi ko bitabananira. Mbese mukaba abaterankunga babo. Niko se Pascal? Ndakumva. Murashaka kuduha inshingano zose mugomba gukorera abana banyu mwe mugakora iki? Oya, murabizi rwose ko dufite abana benshi, mwabadufashiriza natwe tukita kuri bariya batoya. Herega nabejo bundi bazaba batangiye. Pascal, ndakumva. Tubafashije ariko mugomba gukora uko mushoboye mukabonera abana banyu mwabyaye ibyo bakeneye byose, kuko ni inshingano zanyu. Ikindi mukaboneza urubyaro kugira ngo mushobore kwita kubo mwabyaye. Tubaye iki kiriya? Akaboga, agafi cyangwa indagara? Ese ugira ngo kwikura hano umuntu ataguze inyama biroroshye Firi? Ndabona zindembuza rwose. Gupimira ibiro bingahe se? Aburetse gupima ko sinzanywa hano kugura inyama. Ni nkoko nayikubona niba ari ushaka da, amagi nayo rwose muri butike arahari. Icyo niyemeje ni ukwegereza abatuye Nyarurembe bikomoka ku matungo maze bakanoza imirire. Urumva? Mukanyirongeraho no kwita ku mirire y'abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 2. Nkuko njya numva umujyanama w'ubuzima bibwira mama. Cyane rwose. Nigi rya buri munsi kuri aba bana bari munsi y'imyaka 2 kugira ngo bakure neza batagwingiye. Mbese ababyeyi bakikuka kongera ibikomoka ku matungo mu mafunguro yabo ya buri munsi. Byose ntibyumvikana. Wari umucuruzi kabuhariwe. Ndiwe pe. Kandi ncuruza nigisha, ahubwo ubutaha no kugira umujyanama w'ubuzima ushinzwe imirire gusa. Ahubwo se sinumva uriwe. Ndiwe pe. Ngaho rero mbwira bikugenza, niba utagenzwa no kwihahira ibikomoka ku matungo. Nje kureba umucuruzi, nako rwiyemeza mirimo ngo tujye inama turebe uko twakora ubucuruzi bukarushaho kugenda neza. Ngo wowe nanjye se? Yego Firi, ubu bamfungiye ikinamba nakuragamo agafaranga. None natekereje ubundi buryo nayakorera, kuko rwose gukora ubunyonzi bwonyine mbona ntacyo byangezaho kabisa. Urashaka ko dukora n'iki wa mwana we nawe ko kuri umushakashatsi? Mbwira numve. Natekereje ko nagufasha kubona ibikoresho bituma busheri yawe ikorana n'abayigana neza. Ibikoresho bimeze bite William? Tujye imbere muri busheri nyine nkwereka imari mfite. Ariko ni ibora siyo kwerekanira hano ku mugaragaro. Ngo iki?